kubasuhuza abakunzi b'ibiganiro byacu n'ubuntu budasanzwe kongera guhura namwe kuri uno muyoboro kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero mu rwego rwo kugira ngo kubw'ibihe turimo nkomeza abantu ndifuza ko dusangira inkuru ziri mu gitabo cya Rusi. Nagira ngo dutangire dusenga. Mana urakoze kubw'umunsi mwiza wongeye kumpa n'amahirwe yo kuza gusangira ijambo ry'Imana. Reka ubane nanjye ntabarije umwuka wawe abari gukora kugira ngo ntabwire abantu amagambo gusa y'ubwenge, ahubwo babohorwe no kubaho kwawe mu byo ndi buvuge. Izina ryawe rihabwe icyubahiro n'iteka ryose, amen. Umutwe w'amagambo turi busangireho uyu munsi nawise ngo birashoboka ko wareka kwitwa Mara cyangwa se ushaririwe ukitwa uryoshe. Aya makuru rero turasanga mu gitabo cya Rusi yise Mara. Mara ubundi n'uruzi bigeze kubaho, dusomye mu Kuva 15 ahantu ubwoko bwa Isirayeli bwambutse bugeze ahantu basanga uruzi rusharira, hanyuma amazi yaho arabananira, hanyuma bahita Mara. Hari umuntu rero yiswe cyangwa se yise Mara kubw'ibihe bitandukanye yabayemo. Amen. Tuzi ko turi mu bihe bikomeye kandi hano ku isi niko bizahora bimeze. Nagira ngo ukomeze warimo kunyumva kandi umwuka wera abane nawe kugira ngo ubashe kumva icyo nshatse kuvuga. Yesu ashimwe. Reka dusome amagambo make. Rusi ni igitabo gifite ibice 4 ariko ndagerageza gukuramo ibiri ngombwa kugira ngo ubutumwa bube bwuzuye, ubundi uraza kwisomera ko ni inkuru iryoshye. Yesu aguhe umugisha. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Elimeleki na Nawomi basukira i Mowabu. Nuko umugabo witwaga Elimeleki yari afite umudamu witwaga Nawomi, ariwo tugiye kwigaho, ariko akagira n'abahungu babiri, umwe witwaga Mahaloni undi Kiriyoni. Bajya muri icyo gihugu bahunze, bava iwabo i Beteli bajya i Mowabu. Ariko bagezeho uwo mugore yagize ibyago bikomeye. Umugabo we yahise apfa, ni ukuvuga ngo abaye impunzi. Icya kabiri abaye umupfakazi. Icya gatatu ukomeje kuri kino gice cya mbere nyine, abahungu be barapfa. Bapfuye bapfa nta bana bamusigiye, ariko asigarana bakazana babiri, umwe witwaga Orupa undi akitwa Rusi. Ni ukuvuga ngo yari afite ibyago 4. Reka mbisubiramo. Icya mbere yari impunzi, icya kabiri ari umupfakazi, icya gatatu yari incike, aba nta buzukuru afite. Ni ukuvuga ngo yari afite ibyago bikomeye. Rero kugira ngo yite Mara bifite aho bifatiye nk'umwana w'umuntu. Ushobora kuvuga koko uyu muntu yari ashaririwe. Ariko rero igihe cyarageze ikibazo mu gihugu cye kirarangira, biba ngombwa ko asubira. Reka dusome ku murongo wa 6. Bukeye ahagurukana n'abakazana be kugira ngo ave mu gihugu cy'Imowabu asubira iwabo. Ariko rero yagombaga gusubiranayo n'abantu bari kumwe, kuvuga abakazana be babiri. Nubwo ntashaka kubigishaho uyu munsi, ndashaka twigire kuri Nawomi. Orupa arambwira ati jye ntabwo tujyana, ariko Rusi arambwira ati turajyana. Ariko mu kubasezera babwiye amagambo akomeye, arambwira ati none se ko nshaje. Reka dusome ku murongo wa 11. Nabo barababwira bakobwa banjye nimusubireyo, niki gitumye munkurikira? Uraza kwisomera kuko ntabwo nasoma ibice 4 kubw'ikibazo cy'umwanya. Atariko ninanabyara ntabwo mwategereza abana banjye kubera ko nshaje bazababera abagabo. Ariko umwe aramusezera undi barasubirana. Umva ku murongo wa 19 tugeze kuri 20 asubira iwabo. Bombi barajyana bagera i Betelehemu. Bagezeho abo mu mudugudu bose bahagarikwa imitima nabo. Abagore barabazanya bati ni Nawomi se tuzi? Ni ukuvuga ngo yasubiye iwabo, yarahindutse. Hari igihe umuntu agira ikibazo bikagaragara ku maso ko yahindutse bitewe n'ibyo abantu bareba cyangwa se ukuntu bari bamuzi. Ariko uyu munsi ushobora kubura ahangaha ukibaza impamvu abantu bakwibazaho n'ibyo. Hari igihe abantu bavuga byo bakabibona bakabona usa n'umuntu wacanganyikiwe, ufite ibibazo nawe ubwawe ukanagira n'uburyo ubyemera. Yesu ashimwe. Ariko Pawulo yavuze amagambo akomeye, aravuga ati buriya muzi w'igice. Hari ibyo tutaba tuzi nk'abantu. Rero hari ibyo dushobora kurebera hanze tukavuga ngo bimeze gutya, ariko umva amagambo Nawomi yabasubije ku murongo wa 20 kuri cya gice cya mbere nyine. Arabasubiza ati nimukanyite Nawomi, ahubwo mujye munyita Mara. Ahinduye izina. Nawomi ubundi ni izina ryiza risobanura wubaka abantu cyangwa se uryoshe. Arababwira ati ahubwo nimunyite nka rwa ruzi, kuko nsigaye nshaririye, kuko Uwiteka ngo yahagurukiye kundwanya.
hari igihe ugira ibibazo ukumva wabwira abantu atabwo muzi w'igice buriya ibyo mureba hanze ntibihagije hari ibindi bikaze mbamwo hariya mu nzu bituma ndarandira bituma mba ukunguku mwe muvuga konsa nabo barabwira ati muzi w'igice reka mbibabwire neza ABCD ndakaze ahubwo n'Imana yahagurukiye kungwanya noneho ntimwongere kunyita akazi na keza ahubwo munyite Mara kuko nashaririwe Yesu ashimwe ushobora kuba urimo kundeba uyu munsi ukaba ufite ikibazo cyatumye usharira ibibazo nka Nawomi ukavuga utoya aho bigeze ni munyite gutya ariko nakunze uyu mukazana nubwo atari nshaka kubigishaho Rusi bajyanye bagera ahantu Nawomi urumva ko yari afite ibyiringiro biki ni ukuvuga ngo nta byiringiro yari agifite ariko nshimye ko yumvise amakuru y'iwabo asubiraho Imana imushaka uyu munsi nagira ngo nkibwire ko Imana ahantu gushaka ni mu gihugu kiwanye na ahantu Imana ibiri iyo tuvuga mu gihugu ntago tuba tuvuga u Rwanda Burundi he ariko tuba tuvuga cyane cyane kuko tuba tumuvuga imvugo y'umwuka tuba tuvuga ahantu Imana igushaka ngo yumvisha amakuru uyu munsi ushobora kuba urimo kumva amakuru y'Imana bakubwira hari ibyiringiro ugatinya kujyayo ariko nagira ngo nkibwire mwene data emera ujye aho hantu abantu bakubwira ngo hari ibyiringiro emera ujye ahantu bakubwira ngo hano ushobora gukira birashoboka kuko tuba turi abantu niba umuntu umureba ukabona yarahindutse asigaye yaraguwe neza nuko hari ibanga rihari inshuti yanjye ntabwo ugomba gufata amakuru nk'ibintu wibitse ku ruhande Nawomi icyo yakoze yarahagurutse asubira iwabo ajya ahantu Imana imushaka uyu munsi Imana irashaka usubira mu gihugu kiwawe ariko ugendane ubwizigirwa muri wewe Yesu ashimwe ukwizera yewe Rusi namwise ubwizigirwa bwagendanye na Nawomi rero yaragiye ajyana na Rusi ariko agira urukundo cyane ku gice cya gatatu muranyemera ngende simbuka ngo Nawomi nyirabukwe abwira Rusi ati mukobwa wanjye sinagushakira uburuhukiro kugira ngo ugubwe neza amen igihe uzatangira kubakika yewe muntu umva ko washaririwe yewe muntu umva ko witwa Mara uyu munsi nagira nkubwire ko nutangira gukira ukagendana kwizera kw'Imana ukaba mu mwanya ukwiriye Imana izatangira kuguha umutwaro ku bandi amen Nawomi yatangiye kureba Rusi aravuga ati uyu muntu yankurikiye ni iki namumarira icyo tumwigiraho nuko gusa atihezeho ngo aguma ari kuri sitati yo kwitwa victime narababaye ndafakaye ntabazukuru mfite ariko yatangiye kureba kubera kumva ko yagaburiye kubera kumva ko ari mu kibanza gikwiriye atangira kureba ibibazo ahandi atangira gushaka igisubizo cya Rusi amaze kukimushakira aravuga ati ngufitiye umutwaro Rusi kubera ko wankunze Imana rero itangire kukubaka nicyo cyifuzo mfite utangire kuva ku kibazo cyawe aho gutangire utekereze n'abandi utabizi ko gukira ari procedure ni process ariko hari igihe Imana yiyemera ukaba mu kibanza gushaka ari cyo gihugu cy'umwuka cy'Imana birashoboka ko nawe watangira kubaka abandi uko byagenze kwa naho makavuga ati ntibishoboka ko nakira ariko Imana itangira kumugira igikoresho gifasha abandi haleluya dukomeje rero wa mukazana yaje kumubera umucungura igice cya 4 amen ruvuga ngo Nawomi yaje kumushakira umugabo atangira kuba umustrategie Imana igiye kugugira igikoresho haleluya kubera ko asubiye ibete Imana igiye kugugira igikoresho cyubaka abandi kibashira kibaba kibigisha yaramubwiye ati ahubwo Rusi we isige ujye kumbuga kugira ngo ubone umugabo amen kimwe mu bintu bizakwereka kuri murakira ngiye uzatangira gufasha abandi ngiye uzatangira kumva ufite umutwaro birashoboka rero ko umuntu nka Mara umuntu nka Nawomi yashobora kuzavamo ikintu gikomeye ntutinye rero uyu munsi ushobora kugeza ahantu urarurira urara witotomba n'abandi bakagira amazina bakwita ahubwo ukabwira ati muzi bikereka mbabwira ibikomeye nabaye ariko ikintu nashatse kukubwira muri make nuko Imana yawe ntabwo ikwanga yakunyujije ahantu kugira ngo izakugira igikoresho cyayo ntabwo Imana ikoresha abasivili ibishaka igucisha ahantu mwikosi ahantu uzabasha kugira abandi ngo mukomere kubera ko wabaye igihe cyo kudakomeza haleluya iyo ataza gupfakara ntabwo yari kugira umutwaro kuri Rusi Yesu ashimwe kubera ko yaciye muri cya kigeragezo sivuze ngo twese tuzanyura ahantu hamwe ariko ndiyo ndibwira wewe ku giti cyawe muka wera gusange akwereka ibyawe agusobanurire ku kibazo cyawe kizatuma ukomeza abandi Yesu ashimwe babagore rero narabakunze ku gice cya 4 hari igihe Imana izazana abantu bameze nk'abagore mu buzima bwawe abona kwita ko ari nk'abatemo cyangwa se abantu baza guhamya urugendo rwawe abagore barongeye baragaruka Yesu ashimwe ku murongo wa 14 abagore babwira Nawomi bati Uwiteka ahimbazwe atakuretse udafite umucunguzi icyaduha akazabikirangire mu Bisirayeli kandi azasubiza intege mu bugingo bwawe azagutunga mu mukecuru bwawe kuko umukazana wawe gukunda akakugirira umumaro urutu abahungu barindwi
ari we umubyaye. Nawomi ajyana uwo mwana amushyira ku gituza cye, aba umurezi we. Yesu ashimwe. Imana izaguha Obedi. Ni ukuvuga ngo Rusi yageze ahantu abyara umwuzukuru. Wa wundi Nawomi yumvaga ngo ntibishoboka, ariko Imana yongerezana abantu baza gushima Imana kubw'igitangaza cyabaye mu buzima bwe. Ndashima Imana ko nawe Imana itazakureka gutyo. Izazana abarusi mu buzima bwawe. Barusi n'abantu Imana izashiraho bakugirira neza, bakuba hafi, bakubera abana, bakubera ababyeyi, ariko bigatuma nubwo igitangaza kitanyuze muri wewe mu buryo twe tumenyere nk'abana b'abantu, ariko bikaba ishimwe ku buzima bwawe. Ugasanga ibintu byose wasengeye binyuze mu bana bawe, ibintu byose wasengeye uri kubibona ku muturanyi wawe, ibintu byose wifuza ko bikora uri kubibona mu itorero ryawe, bakubera ababyeyi, abandi bakakubera abavandimwe, bakakurutira abandi wifuzaga ko bakuba hafi. Nk'ukuntu wenda Nawomi yavugaga ati wenda nkeneye umugabo wanjye kugira ngo mbyare, nkeneye abahungu banjye kugira ngo babyare, ariko Imana yaramucunguye imuzanira Obedi. Nagira ngo nkigire ko nawe Obedi wawe arahari, Imana iramubitse. Icyo usabwa ni kimwe, nuko wareka gukomeza kwitamara, ukizera, ugasubira mu gihugu Imana igushakamo, hanyuma ikaguha umugisha unyuze mu bantu batandukanye barusi, nawe ukagira umugisha ukishima. Aba bagore baravuze ngo icyaduha ngo uyu mwana akazaba icyamamare. Yesu ashimwe. Kandi koko yaramubaye. Bibiliya tubwira ngo ni se wa Yesayi, ari we se wa Dawidi. Dawidi nawe tuzi ko akomoka kuri Yesu. Nagira ngo nkwibwire wewe, niba wumva ufite amazi asharira muri wewe, kuko Yesu yaratubwiye hariya muri Yohana atubwira mu gice cya 7 ngo unyizera wese amazi y'ubugingo azatemba ava muri we. Sinzi ariko kuva muri uyu munsi ushobora kuba koko wumva ari ibintu bikwiriye, uti ndashaririye, ndi muri bitterness y'urugezo rukomeye n'abantu batazi, ariko nagira nkubwire ko hari Imana igifite ububasha ku buzima bwawe. Hari Imana ishobora guhindura ibyo uvuga ngo ntibishoboka, nkuko Nawomi yumvaga ati sinzasubira no mu gihugu cyacu, byanjye birarangiye, ariko Imana ikamuhindurira izina. Haleluya. Ntiyongere kwitwa umuntu wasigaye wenyine, ahubwo akagira abuzukuru. Nagira ngo turangirize muri ijambo dusenga. Yesu aguhe umugisha. Dufite uruta Mose mu kugira ngo ahindure kururara kwawe, nkuko byagenze kuri rwa ruzi. Imana irahari kugira ngo ishire ubugingo bwawe ku murongo. Reka dusome mu gitabo cya Yobu igice cya 14, ijambo abantu benshi dukunda rikomeza abantu. Ijambo ry'Imana rirasa, gusa yishurirwa n'iryo ritandukana. Mu gihe nk'iki ndimo ndakomeza abantu, mva narangiza dusoma hano hantu ku gice cya 14 mu gitabo cya Yobu umurongo wa 7. Tuzi ko Yobu yahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Niba ufite ikibazo, nibaza ko umuntu amaze kugera mu rwego rwa Yobu, ariko biranashoboka. Icyo nzi cyo nuko hari amagambo yavuze akomeye. Ku murongo wa 7 aravuga ngo rega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyakongera gushibuka kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome. Ngiyo cyumvise amazi kirongera imizi yacyo. Niba ugifite imizi, ukaba ufite ubuzima, ukaba ufite kwizera, ukaba ufite ahantu watura, ukaba ugihumeka nkanye, nagira nkubwire ko hakiri ibyiringiro. Hari amazi y'ubugingo atanduye ashobora kuza mu buzima bwawe, ukongera ugashibuka. Kuri iyi giti bagitema ariko gisigaranye imizi. Ngiyo cyumvise amazi, tekereza, ndabizi ko umuntu akuze, ariko amazi atuma igiti cyongera kigashibuka, kikazana amashami, hanyuma kikongera kikaba kizima. Sinzi uburyo rero watemetse, sinzi uburyo wumva ko amashami yawe yashize nkuko Nawomi tumwize. Birashoboka ko hareka kuba mara nawe ukaba umuntu uryoshye. Haleluya. Nkuko mu bacamanza mu nkuru za Samson havuga ngo mu muryi havuyemo ubuki. Birashoboka yuko waba umuntu utanga ubugingo, ukomeza abandi, kandi Imana ikakugirira neza. Niba ugihumetse ni kubw'umugambi w'Imana. Nagira ngo rero dusenge, dusabe imbaraga z'Imana zigushoboze wowe urimo kwitamara, kongera kandi kuba umuntu ukomeza abandi, gutegereza igihe cy'Imana. Ube mu nzu y'imigati i Betelehemu hawe naho Imana iri. I Betelehemu wawe nahari ibiryo by'ubugingo. Nagira ngo rero dusengere hamwe. Mana yacu, ndagushimira ko wanshoboje gutanga icyo mfite, kandi icyo mfite nicyo uba wampaye Kristo. Ndasaba kugira ngo ntaba ari jye, ntaba ari amagambo y'ubwenge, ahubwo imbaraga zawe Mana n'ubushobozi uherekeze ino jambo nk'uko Pawulo yabivuze. Nagira ngo Mwami ufashe umuntu wese arimo gukurikirana buno butumwa, ari mu gihe cyo gusharira nko mu gihe cya Mara. Mana, rwa ruzi rubi rwatumaga Abisirayeli batanywa, usukemo amazi yawe y'ubugingo kugira ngo ahindurirwe izina, asubire kuba Nawomi,
mu izina ryawe Yesu ndasenze kugira ngo Imana ubafashe, wowe uzi kureba aho umwana w'umuntu atagera, wowe uzi uburemere bw'imibabaro bafite, ubakomeze ubahumurize, kandi Imana ubaye gusubira mu nzu y'imigati i Beteli, n'ahantu wowe tugaburira, n'ahantu dukomerera tukabona ukwizera ubwizigirwa bwawe nk'uko wabibwiye Marita ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Reka bazabone Obedi wabo mu buzima bwabo, hanyuma ubigishe no gukomeza abandi nk'uko nawe matabaye victime gusa, ahubwo yageze ahantu akomeza abandi. Urakoze Kristo, ubwami bwawe nibwamamare kandi wikomereza abantu bawe, nanjye ujyane nanjye umugisha abari mu bihinga bw'ibyuma, ubakoreshe kugira ngo bazakomeze kwagura ubwami bwawe. Mu izina ryawe Yesu Kristo mbisenze nizeye, amen. Amen. Imana ibahe umugisha, tuzongera ubutaha.